Alright, reka mbashimire kandi mbifurize gukomeza kugira umugoroba mwiza mwese abakunzi n'abafana ba channel ya Kamatoki TV. Nge nitwa Nsabimana Jean Bosco. Abantu mwese twabanye kuva mu mwaka wa 2024 tukaba tukiri kumwe kugeza muri uyu mwaka wa 2025 tugiye kwinjiramo. Ndabashimiye umugoroba mwiza kuri mwebwe. Aka kanya Rufonsina mwakunze muri benshi mu mafilime agiye atandukanye, yaba filime Inzira y'umusaraba, yaba filime nyinshi mu muturanyi ndetse n'izindi filime zagiye zikundwa. Uyu munsi muri saa sita zuzuye nibwo ashyize hanze inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda kuyumva. Ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu byababaje abakunzi be bose aho bava bakagera. Iyi nkuru iteye ite? Iyi nkuru niyo nje kukubwiraho rero nkanjye kugira ngo mbashe kubikumenyesha, tubashe no kumwihanganisha muri rusange kugira ngo nawe aze kwinjira muri uyu mwaka neza, byibuze yabonye ko turi abakunzi be, turi abafana be, turi kumuba hafi. Iyi channel rero ya Kamatoki TV nayo ni channel ya sinema. Mbere twaravangaga tugashyiraho inkuru ndetse n'ibindi, tubona birababangamira, niko guhitamo kubaha content imwe ariyo ya filime yitwa Inzira y'urukundo. Ndizera ko yagiye bashimisha, twazamuye impano z'abantu benshi cyane, twagiye dufata benshi cyane, ndetse turitegura gukora ibirenzeho muri uyu mwaka wa 2025. Twagiye tugera kuri byinshi, twagiye duhura n'ibibazo bikomeye ku buryo twari dufite ikibazo tumaranye amezi 3, ariko ni intsinzi kuri twebwe n'abafana bacu. Iyo ni inkuru nziza yo ndaza kuyibaganiriraho bwa nyuma, ndetse nanababwira ngo turaza gusangira uyu mwaka, ndaza kubinjizamo neza, ndaza kugira byinshi nkora hamwe namwe, ndaza kubaha intsinzi ndetse n'ibihembo bishimishije ku bantu twabanye kuri iyi channel ya Kamatoki TV. Twihuse rero, saa sita zuzuye ku itariki 24 z'uku kwezi, ubwo no kuvuga ngo umwaka wa 2024, Rufonsina akaba iribageza muri filime Inzira y'umusaraba. Saa sita zuzuye mu kadomo kuri channel yitwa Rufonsina TV nibwo yashyize hanze ikiganiro giteye agahinda, n'ikiganiro kibabaje, ni inkuru mbi yasohotse muri uyu mugoroba. Akenshi wenda mubyumvise mbivuga ushobora kugira ngo yapfuye cyangwa se wenda ni ibindi bibayeho, ariko ntago ari ugupfa bya nyabyo nyine, ariko ni inkuru nayo ibabaje ku bantu b'ababyeyi. Ngira ngo izi nkuru zishengura imitima yanyu abenshi. Uyu mwana rero akaba, uyu mwana muri kubona hano ni umwana wa Rufonsina, murabona ari mu kigero cy'umwana w'imyaka 4, 5, 7 gutyo, ngereranyije nyine ntago nzi imyaka ye. Muri kubona n'andi mafoto ari kwa muganga afite ibikomere, muri kubona Rufonsina mu marira menshi cyane, byabateye ubwoba. Ndagira ngo iyi nkuru mbere y'uko hagira abandi bayivugaho cyangwa se hagira abandi bababeshya bakaba bababwira ibindi bidasanzwe, nyibabwireho mbere y'uko isohoka. Uyu mwana Rufonsina ubwo yamwibarukaga yavukanye ubumuga bw'ingingo. Uyu mwana yababaje Rufonsina, ni umwana w'imfura we, yaramubabaje cyane bitewe n'uburyo n'izi ngingo nyine yavukanye. Ariko noneho birashoboka ko uyu mwana baba bamubaze ingingo ze kugira ngo bazigorore, umwana yongere kumererwa neza, kuko turi kubona bamupfutse, turi kubona yambaye bande umubiri wose. Ariko nyine ikiganiro yakikoze, yagikoranya agahinda, yagikoranya amarira menshi cyane. Mumfashe rero nk'abakunzi bamukunda, tumuwe hafi, tumuhumurize ku bw'iki kibazo yahuye nacyo. Ngira ngo umuntu wese yatwite buriya abazi ko azabyara akana kazima, akabebe kazima. Iyo rero bijemo ingorane ugasanga ubyaye nk'umwana ufite ingingo zitameze neza cyangwa se wenda avukanye ubumuga runaka, bibabaza umubyeyi. Uyu muntu Rufonsina rero kuba yarabyaye umwana ufite ubumuga ndetse agahita anashwana n'umugabo we, ni igikomere cyaje kiyunga mu kindi kibabaza uyu mwana w'umukobwa. Yagiye muri sinema, tujya tubona akina ibintu bibabaje, tukabona ibintu bibi bimukorerwaho, cyane cyane muri filime Inzira y'umusaraba. Urumva ko bifite naho bihuriye n'isano yo kuba yarabaye muri ubwo buzima. Umugabo we yaje kumuta, bamara igihe kinini cyane batari kumwe. Icyakoze cyo muri uku kwezi, muri uyu mwaka nibwo batangaje yuko bagiye kongera gusubirana ndetse bakanakora ubukwe. Urumva umugabo ashobora kuba yaragiye akitekerezaho, akabona ko ikintu yakoze atari ikintu cy'ubutwari. Namwe bagabo mutererana abagore banyu, umugata abagore kuko mwabonye bahuye n'ibibazo, mukabatererana kubera mwabonye muri mukaga cyangwa se ubukene bwabateye, mukigira mu bandi bana
bantu bo hanze mukajya gusambana cyangwa se mukajya no mu zindi nshoreke mugahorayo. Nagira ngo mbabwire ko ibyo bintu atari byo, musanga abagore banyu, babagore twahisemo, babagore twaterese bwa mbere tubona ari beza, tubona bafite amasura meza bengerana, tukavuga ngo aba nibo duhisemo. Nyaboneka mwongere musange abagore banyu, nibyo bintu byiza, niyo mahoro meza, kuko muri iyi si abeza bavuka buri munsi. Rero nimugahunga ibyago ngo mukurikire ibisubizo gusa, nyuma y'ibyago haza ibisubizo. Rufonsina rero arakomeje ararwana, arakomeza arahatiriza, agenda abona udufaranga twinshi, yibeshaho neza. Umugabo abonye umukobwa yongeye ateranya, arongera aragaruka. Urumva ko rero ni ba bagabo nyine bari aho ngaho. Gusa Rufonsina nk'umuntu wabyaranye nawe aramwemerera, barongera barasubirana. Rufonsina rero icyo kiganiro muze kujya kuri Rufonsina TV mukirebe, ntabwo nabashije kukireba cyose kugira ngo menye neza imva n'imvano yacyo, ariko by'umwihariko nagira ngo mutaza kubona izi foto. Ndabizi aba YouTubers bashobora kwandikaho ngo ripu, ngo yapfushije cyangwa se ibindi kugira ngo bibonere viyuze. Rero muze kubyamagana, nimuze kureba ibyo biganiro bababeshya ibindi. Nkoze kino kiganiro kugira ngo mbasobanurire bihagije uburyo bimeze. Njye nitwa Bosco Nsabimana. Noneho rero ku kijyanye na bya bihembo n'inkuru nziza kuri twebwe, iyi channel yacu imaze igihe iri mu gihano. Bari baraduhannye bitewe n'amakosa yayibayeho tutari bwaze kubasha kuvuga, baduhanisha amezi 3 tudahembwa, tutinjiza mbega muri rusange. Nyuma y'ibyo ngibyo rero, nyuma y'ayo mezi 3, iyi filime nibwo twayishutinze yitwa Inzira y'Urukundo. Bivuze ko ibyo twashoye muri iyi filime, ibice 17 bitambutse muri aya mezi ashize, nta kintu na kimwe twasaruyemo, yari zeru. Kwari ugukorera mwebwe abafana kugira ngo inyigisho tukomeze tuzitange, kubera ko twakundaga gukora bino bintu. Ubwo nawe nimba ukunda filime uze kunyandikira turebe ukuntu twazamurana. Urumva rero hashize igihe kinini cyane, hari hashize ibice 17 bitewe n'amafaranga ashorwa muri filime, ni amafaranga menshi cyane dukorera ubuntu. Uyu munsi rero nibwo twongeye gusaba ko bakongera kudukomorera cyangwa se batubimburira, kuko nibwo igihano cyacu cyari kirangiye. Ku bw'amahirwe narinzi ko umutima wanjye uri bwaze kuba ubabaye nibanyangira bakongera bakampa ikindi gihano. Narindi gusenga cyane, wumve ngo natangaje ko mfite icyizere cya 20% ko bari bubyemere, ariko kubw'Imana iruta byose, kubw'umugambi w'Imana mwiza, njya kubona mbona barongeye baranyemereye. Buriya nyine tuba twashoyemo imbaraga nyinshi kuba uri gukorera ubuntu. Rero n'abakinnyi bacika intege, natwe twese tugacika intege, ariko Imana yo mu ijuru himbazwe ko byongeye bikemera. Ubu tugiye kubaha filime umusubirizo, tugiye kubaha ino filime Inzira y'Urukundo, tugiye kuyibaha irimo abakinnyi beza bazi gukina, tugiye kuyibaha irimo abasitari bose, aba mwakunze, abamukunda mu yandi mafilime, tugiye kujya tuyibaha buri munsi. Noneho buri munsi bivuze ko tugiye guhindura ingamba, tugiye kugaruka mu buryo bwiza. Turizera neza ko tuzabashimisha. Iyo ni intsinzi hagati yacu, kandi abantu bazadukunda bagakunda n'iyi filime, hari ikintu cyiza nzabaha. Buri muntu wese wayikundaga, gira imbaraga nyinshi noneho zo kuyikunda, kuko tugiye kugaruka mu buryo butandukanye n'ubwo mwari mwarabonye hambere. Ndabashimiye kuko mwumvise kino kiganiro. Ndabashimira abantu bose bari bwaze kujya muri comment bakandika bakifatanya natwe ibi byishimo, ndetse n'abihanganisha.